rero ndishimye cyane kubona Dr Masengo cyane, ndamwishimiye cyane, yamfashije kubona role model wanjye Apotre Rutayisire ku isabukuru ye, yabimfashijemo, nongeye kumushimira. Ndagira ngo mbatangarize ko nta kindi kizakubesha mu uyu mujyi nudafata umwanya wo kujya ku mavi ngo usenge. Ibyacu biva mu gusenga. Nimuvuge ngo amen. Impamvu mubona biramba, impamvu mubona bimara igihe, byavuye mu masengesho, kandi n'ubundi tubirindishije amasengesho. Kuko intwaro wakoresheje ugera ku kintu niyo ntwaro ukoresha ukirinda. Hano naje mvuye ku ishuri, ndavuga ntago nasiba, mama yaherekeje papa na bakuru banjye, ndavuga ntago nasiba kuza mu materaniro. Rero ndishimye cyane kubona Dr Masengo cyane, ndamwishimiye cyane, yamfashije kubona role model wanjye Apotre Rutayisire ku isabukuru ye, yabimfashijemo, nongeye kumushimira. Reka dusengere umwigisha. Mana, turagushimiye, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kuri Imana nziza. Tugiye kumva ijambo ryawe, uduhe kumva ibyo ugiye kutuganira natwe. Ntaba ari umwigisha uvuga, ahubwo ari wowe umuvugiramo. Ibyo uravuga uduhe kubyumva no kubyubahiriza, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Ubushize yagiye gutungura Rutayisire, pasiteri abimufashamo, aravuga ati nimubona nzamushimira ko ntago byari kunyorohera kumugeraho. Rero yari yavuze ati uyu munsi rwose ndakora uko nshoboye nze kujya kumushimira. Rero ntekereza ko Imana imuhereza umugisha cyane. Ushumba ngo araza kumukandira akanyenyeri. Murakoze cyane. Ntekereza ko n'umugisha ukomeye nkuko abivuze Kado ndetse n'umushumba mukuru. Ndi umushyitsi ariko nanone nka umushyitsi w'umusangwa, nza hano nje kwigisha, nkaza nje no guterana. Rero dushimiye Imana kandi duhaye iri joro, twari kumwe mu ijoro rya bonane, twagiranye ibihe byiza. Rero umushumba yaransabye ngo nzaze nongere mbane namwe mu iri joro. Nishimye cyane, nabonye abakozi b'Imana, umugisha ukomeye kubana na Edouard, ni inshuti yanjye cyane. Ejo namubwiye ngo nzaza hano, arambwira ngo azaza, ngira ngo ntibiri buze gukunda. Nishimye ko kubona, ntekereza ko n'umugisha ukomeye. Mbona igaba n'inshuti yanjye, jya musura hepfo hariya. Nawe nishimye cyane rwose. Kandi nshimye Imana ku bwa Moyize. Hari ishimwe rya Moyize ryanyuze hano ku cyumweru, twararikurikiye na nimugoroba naryeretse madamu. Ni inshuti yacu cyane. Imana yarakoze. Imana ishimwe cyane. Nongeye gushima ku bwa Kiriki nawe, amaze iminsi ari mu mashimwe akomeye cyane. Nawe ni inshuti yacu, nayo Imana yamukoreye ibintu bikomeye. Imana ishimwe cyane. Shaka ko tuvuga ijambo ry'Imana. Nyuma yanjye hari undi mwigisha, yamenya gukoresha igihe Imana ijya ibishoboza kandi bikagenda neza. Shaka ko tuganira ku mbaraga zisunika abera mu rugendo. Ndavuga 6 gusa, tuze gusenga Imana. Dusome Zaburi ya 84 umurongo wa 6 tugere ku wa 8. Zaburi ya 84 umurongo wa 6 tugere ku wa 8. Turasoma Yesaya bice 40 umurongo wa 29 tugere kuri 31. Dusoreze muri Luka igice cya mbere umurongo wa 80. Dusome Zaburi 84 umurongo wa 6. Haravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Bagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Amen. Yesaya 40:29 tugere kuri 31. Niyihe intege abarambiwe, kandi utibashije imwongera imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere
bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen. 1:80 Luka. Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Amen. Nari mvuze ngo tuvuge hejuru y'imbaraga zisunika bera mu rugendo. Bamaze kutubwira ku irembo ry'ububyutse, ariko hari n'irembo ry'imbaraga zisunika bera mu rugendo. Zimbaraga Imana iracyazitanga. Murimbyi yaravuze ngo numva Yesu anyemeza ko mbuza imbaraga. Agera ku gitero aravuga ngo niba ufite imbaraga zihagije rwose. Iyo twaje mu iri joro tuba twaje gushaka imbaraga zatubesha i Kigali, ntidusambane kandi basambana, ntitwibe kandi biba, ntituraguza i Kigali ngo bajye baraguza. Ntago nari mbizi. Umuntu akajya kuraguza afite imodoka, akajya kuraguza ataha muri etaje. Hari imbaraga zisunika bera mu rugendo zakubesha i Kigali, nturaguze kandi abahari baragusa. Imbaraga zisunika bera hehe mu rugendo. Sinzi niba mwemera ko urugendo turufite. Hari abantu bicara ukabona bameze nk'abamaze kugera iyo bajya. Tufite urugendo kandi rurerure. Murimbyi yaravuze ngo ubu urugendo ufite n'urwo kujya mu ijuru. Aravuga ngo umukiza ni yari, nanjye nkwiye kujyayo. Uru rugendo rero umuririmbyi yaravuze ngo kurugenda ngo nyura mu misozi, ngo nyura mu mataba. Aravuga ngo aho hose niko harushya umutima. Rero hari abantu baririmba ngo tuzajya mu ijuru, bakabiririmba, bakabisirimba, bakabisimbuka, ariko ntibamenye ko harimo dodani. Mvuka i Cyangugu. Mu ngendo ndende zihawe mu Rwanda, urw'Icyangugu rurimo. Iyo bakubwiye ngo uzajya i Cyangugu, hari abagura ibinini, hari abashaka ishashi, kubera ruriya rugendo ntago rworoshye. Niba kujya i Cyangugu bagura ishashi, bakagura ibinini, indege no nagize umugisha nayigiyenzemo. Abantu bafite urugendo rw'indege mukomeze imitima. Ijya guhaguruka umutima ugahaguruka, yajya kuga umutima ukahaguruka. None mutekereza ko urugendo rwo kujya mu ijuru ari urugendo rworoshye? Rukeneye imbaraga. Dukeneye abavuga butumwa bagwije imbaraga, dukeneye abahanuzi bagwije imbaraga, dukeneye abaririmbyi bagwije imbaraga, dukeneye ababishopu bagwije imbaraga, dukeneye abashumba bagwije imbaraga, kugira ngo ibi tuvuga bigaragarira ababyumva. Nimuvuge ngo amen. Dawidi avuze amagambo akomeye. Aravuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Uwo niwe muntu. Bibiliya ivuga abantu bahiriwe. Niba hari umuntu uhiriwe, ni ufite imbaraga ziva ku Mana. Yakobo yandika 1:12 yaranditse aravuga ngo hahiriwe umuntu wihanganira ibimugerageza. Dawidi ageze muri Zaburi ya mbere we yaravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ageze muri 65:5 yaravuze ngo hahirwa umuntu witeka atoranya akamwiyegereza. Ageze muri 32 yaravuze ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ngo kandi ibyaha bye bigatwikirwa. Izi mbaraga zisunika bera mu rugendo nta muntu wicaye ahangaha utazikeneye. Waba uri dogiteri, waba uri profete, waba utaha muri etaje, waba ugenda muri vewiti, waba ufite so na nyoko, waba uri imfubyi, waba wiga materineri, izi mbaraga nuba mu mujyi wa Kigali utazigwije uzakora ibara. Dukeneye imbaraga zisunika bera hehe. Zimbaraga zijyana nawe ugiye kugura imyenda ugasanga ipataro ebyiri zimanitse, icitse n'inzima, ugacyuri inzima icitse ukayisiga. Dukeneye imbaraga zituma tumenya n'ibyo twambara. Dukeneye imbaraga zituma tumenya n'ibyo turya. Dukeneye imbaraga zituma tumenya nabo tugendana. Izi mbaraga ni nyinshi, ariko reka nkorereze imbere mvuge 6. Mu mbaraga zisunika bera mu rugendo harimo imbaraga ya mbere yitwa umwuka wera. Iyi ngiyi keretse ibaye seminari tukayivugaho. Ntabwo abantu bagishaka gutegura amasengesho avuga ku mwuka wera, ahubwo ni amasengesho ngo yo guhirika, ngo yo kuzenguruka, ngo yo kwikorera. Mushaka umwuka wera, niyo mbaraga izakubesha mw'uyu mujyi ukabana n'Imana udacumuye. Imbaraga yitwa umwuka wera. Ibyakozwe n'intumwa 8 haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamarukira. Haravuga ngo muzaba abagabo. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera asenga niba turabandi baryamye,
iyo umuntu yuzuye umwuka wera atanga icyacuma abandi bakirya. iyo umuntu yuzuye umwuka wera asura abarwayi bigashoboka. umwuka wera ni imbaraga ituma uvuga ukuri uko kuri. nimuvuge ngo amen. iyi mbaraga Yosefu yari ayifite. musore wagwije imbaraga yitwa umwuka wera agera kwa Potifari yanga kuryama. nasomye igitabo kimwe kirantangaza ngo muka Potifari yari yemereye Yosefu ibintu 5. yaramubwiye ngo icyambere wemera ko turyamana ndaguha ubwene gihugu. iki kintu muracyumva ukuntu gikaze. aramubwira ngo icya kabiri ndaguha gakondo ndaguha ubutaka. ryama gusa ngo ubutaka. ariko umuhungu wuzuye umwuka wera aravuga ati ntago naryama kubera ubutaka. iyo umuntu yuzuye umwuka wera hari ibyo adakora. nimuvuge ngo amen. iyi ni imbaraga yatumye Daniyeli agera imbere y'abantu bananiwe asobanura inzozi, asoma ibidasomeka, ibyo abandi batasoma warabisoma. iyo ufite umwuka wera ibyo abandi batabona wowe urabibona, ibyo abandi badashobora wowe urabishobora. umwami ngo yaramurebye aramubwira ngo ni wowe Daniyeli. aramubwira ngo numvise bakuvuga ku mwuka w'Imana aba muri wowe. barakuvugaho iki? mu mujyi barakuvugaho iki? muri karitsiye barakuvugaho iki? mu itorero barakuvugaho iki? iyo umuntu yagwije imbaraga atunga imbaraga ya mbere yitwa umwuka wera. wajya gutereta ugateretana umwuka wera. wajya gudepoza ukadepoza ufite umwuka wera. wajya guhaha ukagenda ufite umwuka wera. niba hari ikintu abantu babuze ni iyi mbaraga yitwa umwuka wera. nimuvuge ngo amen. nimunyikirize ngo amen. iyo ni imbaraga ya mbere mu mbaraga zisunika abera mu rugendo. imbaraga ya kabiri mu mbaraga zisunika abera mu rugendo ni imbaraga yitwa gusenga. kugira gute? gusenga. Yakobo yaranditse ibice 5 umurongo wa 16 aravuga ngo mwaturane ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe. aravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. iyo asenganye iki? we ikintu cyitwa gusenga ntago abantu bakigikozwa, ntago abantu bacyumva. barabivuga ariko ntibabikora. nuko nta gipimo gihari ngo dupime amasengesho yanyu, ariko ntayo. igeze mbivuga hanga ko nasuye umuntu musuye arambwira ati nshaka kukuganiriza akubwira ukuntu abakire babaho. ntamubwira ntimbwira. arambwira ngo nta mukire uhaha buri kanya. iby'icyumweru abihaha umunsi umwe agashyira muri stoke, nta kwirukana nka envelope buri kanya ntaho. arambwira ati kandi nta mukire usengera ibiryo buri kanya. iyo avuye guhaha bishyira muri stoke agahita bisengera y'icyumweru cyose. nta mwanya wo gusengera ibiryo buri kanya. urabyeza mureke mbabwire, ushaka uburyo mugwiza imbaraga yitwa gusenga. uhagurutse ugiye kurambagiza senga, ugiye gucuruza senga, wuriye indege senga, ugiye kubyara senga. ndagira ngo mbatangarize ko nta kindi kizakubesha muri uyu mujyi nudafata umwanya wo kujya ku mavi ngo usenge. ibyacu biva mu gusenga. nimuvuge ngo amen. impamvu mubona biramba, impamvu mubona bimara igihe byavuye mu masengesho, kandi n'ubundi tubirindishije amasengesho. kuko intwaro wakoresheje ugera ku kintu niyo ntwaro ukoresha ukirinda. uriya mugore ndamusengera, uriya mukobwa ndamusengera kubera nabakuye hehe? mu masengesho. nusenga ntacyo uzabura. mu gusenga harimo byose. nimuvuge ngo amen. iyo ni imbaraga yakangahe? yitwa kugira gute? none se murasenga cyangwa murabivuga? mushaka uburyo musenga. mwabasore mwe muri hano mushaka abagore mutakuye mu masengesho muzahura n'ibibazo, muzizasenyuka. ese muranyumva? nimuvuge ngo amen. imbaraga ya gatatu mu mbaraga zisunika abera mu rugendo ni imbaraga yitwa gusoma ijambo ry'Imana. gusoma iki? Yohana yandika mu gice cya mbere umurongo wa mbere kugera ku wa 3 yaravuze ngo mbere na mbere hariho jambo, ngo kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, ngo kandi ijambo yari Imana. uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. ibintu byose niwe wabiremye. aravuga ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. turabanebwe ntidusoma ijambo ry'Imana. mu mbaraga zisunika abera mu rugendo harimo imbaraga yitwa gusoma ijambo ry'Imana. kandi ibinyamakuru turabisoma, amalinki turayareba,
mesaje imbuga tuba twasomye, ariko gufata umwanya umuntu agasoma ijambo ry'Imana birimo biratugora, birimo biratunanira, kandi ugasanga rimwe na rimwe n'ibyo dusoma hari n'ubwo bidutsinda. Ubushize nabahaye temoignage ndahangaha, Imana igihe yagize iminsi ibihe byashize irambwira ngo izampa imodoka. Imana rero ntigira isoni, iyo wasenze Imana ikubwira ibintu ukavuga ariko Imana ibintu iri kumbwira iri kubona binkwiriye gute? Imana yambwira ngo izampa imodoka, ibimbwiye ndavuga nese umuntu abonye imodoka ayikoresha iki? Arayitwara. Mbona sinzi kuyitwara, ariko se mbere yo kuyitwara hakorwa iki? Hashakwa provisoire. Njya kwiga, ngeze iyo ngiye kwiga sanga ibintu basoma ni ibintu by'ikinyarwanda byoroshye. Ngiye mu kizami ndatsindwa mbura inota rimwe, subiyeho ndatsindwa mbura rimwe, subiraho bwa gatatu subiyeho ndatsindwa mbura rimwe. Je mu rugo madame arambwira ati ariko nta kibazo ufite? Ntacyo. Gatatu waragiye mu ishuri ukiga kandi abandi ngo basoma bakagenda bagatsinda. Nge namaze ukwezi mu ishuri nicaye ndi kwiga ngo imirongo miremire, ngo imirongo ngo icagaguye, ngo ibyapa, ngo ibintu byoroshye biri aho ngaho. Mureke mbabwire ku nshuro ya gatatu nje mbonye ambwiye gutyo, ndamubwira nteko si ibintu uri kuvuga we wazagiyeyo. Ahambwira ngo se wanyandikishije? Ndamwandikisha, aragenda ajyayo. Agiyeyo abona 8. Araza arambwira ati yewe ati burya bya bintu uko ntago biba byoroshye, none se wasekaga iki? Arambwira ati se bakongeye kwiyandikisha tukajyana. Turiyandikisha twembi. Asubiraho ku nshuro ya 2, nge ngiyeyo ku nshuro ya kangahe? Ya 4. Tugezeyo abona 18 mbona 11. Aratsinda ndatsindwa. Ndikuvuga ku cyantu cyitwa gusoma, hari ibyo dusoma rimwe na rimwe resulta yabyo tukayibura. Arayizana ageze mu rugo arambwira ati ndihira njye kwiga imodoka ndabona ngiye uzagutwara rero. Ndamwohereza aragenda ajya kwiga. Icyo nakoze nyuma nagiye gushaka kode ntabimubwiye, sinagira n'undi muntu bibaho ko namaze guseba mpora mbivuga buri gihe. Kwa mbere w'icyumweru cyashize kuri 15 mu byifuzo nasengeye hanga mushuma avuga ngo twandike ibyifuzo 5. Nanditse mbwira Imana ni Imana wampaye provisoire. Ku itariki 15 nabonye amanota 18. Ubu ndayifite rwose, ndayifite ntako ntagize, ndasoma mbona birakunze. Ndi kubabwira ko hari imbaraga zisunika abera mu rugendo. Harimo imbaraga ya gatatu yitwa gusoma ijambo ry'Imana. Hari ibintu dusoma rimwe na rimwe twashaka umusaruro wabyo tukawubura. Umukristo uba mu buzima adasoma ijambo ry'Imana uragowe. Niba ushaka gutungwa n'ibyo bagusomera, kandi rimwe na rimwe n'ababisoma hari ubwo babisobanura uko bitari, bakabihengeka, nta bumenyi babifiteho, nta bushobozi babifiteho, nta mwuka wera ubishoreye kugira ngo babisobanure. Ariko iyo wagwije imbaraga zisunika abera mu rugendo ukunda gusoma ijambo ry'Imana. Nimuvuge ngo amen. Iyo ni imbaraga ya gatatu. Imbaraga ya 4 mu mbaraga zisunika abera mu rugendo ni imbaraga yitwa kurinda ubuhamya. Kurinda iki? Imbaraga yitwa kurinda ubuhamya. Niba hari ikintu kimaze abakozi b'Imana no kutarinda ubuhamya. Ubuhamya ni ikintu gikomeye, ushobora gutakaza ubuzima bwawe bwose ugahomba ibyo wakoreye igihe kirekire. Rero hari abantu batarinze ubuhamya usanga birefera kubaburinze, bakanabaririmba ugasaba umuntu ahagaze hano ngo ngiye ngo Danieli ngo yicaye mu ijuru ngo arantegereje. Musore warinze ubuhamya wageze i Babuloni bakazana vino n'inyama akanga kubirya. 8 ngo agambirira mu mutima aravuga ngo hoya ntabwo nziyanduza, ariko ibije byose urarya, ibije byose urambara, ibije byose uharana nabyo, ariko Danieli aravuga ngo hoya ntabwo nziyanduza. Maze mwagera ku icyo gitero mugafashwa ngo bamutaye mu rwobo, ngo intare ngo ntizamurya, ngo nanjye bantayemo ngo ntizandya, zakuryana n'imyenda zakurya. Impamvu zitamuriye hari ibyo atariye, impamvu zitamuriye hari ibyo atanyweye, impamvu zitamuriye hari ibyo atambaye, impamvu zitamuriye hari aho aticaye, impamvu zitamuriye hari ibyo atavuze. Kurinda iki? Ubuhamya. Abantu benshi batakaje ubuhamya. Dukunda kugenda tuvuga ubutumwa ari umushumba guhamagara akabwira ati ko nshaka uzaza kutwigisha, akamubwira uti uyu munsi nta mwanya afite, ati wanshakiye undi muntu, ugatekereza umuntu uramuhereza ukamubura. Abantu bakoze ibidakorwa. Tube mu buzima dutunga imbaraga yitwa kurinda iki? Ubuhamya.
niba uhanura urinde ubuhamya, niba ubwiriza urinde ubuhamya. Mwabaririmbyi mwe muhagarara ahangaha ku dututi urinde ubuhamya. Hari umuntu hano ari kuririmba, wamureba ukuntu yambaye, wareba ukuntu yasokoje, ukabona rwose wagera hanze wahura nawe mu munsi ukurikiye niwe. Nigeze mpura n'umukobwa wigeze nkorera protocol igihe kimwe nagiye kwigisha muri sepu muri kaminuza i Butare. Turahura yararangije kwiga, ntago nari namumenye, aza kundamutsa, anamukije arambwira ngo ese wamenye? Ntago nakumenye, ngo waje kutwigisha muri sepu, ngo ninjye wakoreye protocol, ngo ninjye wakwakiriye. Wowe waranyakiriye? Ndeba ukuntu asa, ndeba ukuntu yambaye, nawe wese unyakira wari wambaye ati nari nambaye umushanana. No wari yambaye ipataro imeze nk'amasogisi. Kwambara ipataro ku bakobwa si bibi, zirahari rwose, amapataro y'abakobwa meza arahari. Yari yambaye ipataro imeze nk'amasogisi kuva hasi. Nawe ngara wese iyo pataro wambaye noneho iyo ugiye kuyambura ubigenza ute? Ati ntawe uyambura ari umwe, aturaryama ugahereza mugenzi wa amaguru. Mureke mbabwire nyabuneka murinde ubuhamya mwabaririmbyi mwe, muri inzandiko zisomwa n'abantu bose. Uhagaze hano uririmba tuba tukureba, noneho haje na kamera ahangaha ubu isi yose irimo irabareba. Ndagira ngo mbatangarize murinde ubuhamya. Nimuvuge ngo amen. Kurinda iki? Ubu nakazi kugira ngo ukabone bagomba kubanza bakamenya ngo urinde. Kuko nkange rwose sibye ko ibyanjye bitari byasohora, ariko ntago nahereza akazi umuntu utaruzuza umwuka wera. N'ibisambo biriba. Oye mukumbaza ngo yese umunyamwuka wamubwirwa n'iki? Nta munyamwuka uyoberwa undi, ntago bishoboka. Niba indaya y'Ikigali zindaya y'Igoma, kuki umunyamwuka w'Ikigali atamenya umunyamwuka w'Igoma? Niba umurozi w'Ikigali azi umurozi natwe tugomba kumenyana. Rinda ubuhamya, nta kimana izakwima. Mu mbaraga zisunika bera mu rugendo harimo imbaraga yitwa kurinda iki? Ubuhamya. Ibyo byatumye ba Daniyeli bakomera, ibyo byatumye ba Yosefu bakomera, ibyo byatumye ba Debora bakomera. Ni abantu bagiye barinda iki? Ubuhamya. Ngo ngo zigize imyaka 30 ngo ntarabona umugabo. Uramukwiye wowe? Warinze ubuhamya ukeneye umugabo? Niyo ndoro yawe ukuntu ureba amaso yabaye umutuku, ariko amaso y'abakobwa asigaye atukuzwa n'iki? Urareba ukuntu wararakaye. Murinde ubuhamya. Kurinda iki? Ndagenda buke se kugira ibyo nkomeretsa. Shaka kubabwira ko hari imbaraga zisunika bera mu rugendo. Mwizi imbaraga harimo imbaraga ya kane yitwa kurinda iki? Ushumba ubona uduhamagara tukaza tukakwitaba. Ubu hari abaduhamagara ntitubitabe. Udututi twabo tumeze ukuntu. Nta buhamya buturiho. Eduard urabizi rwose pe. Hari abantu bahamagara ngo ino wigisha, ariko nare ubuhamya bwabo narebe uko bavuga hanze, narebe udututi twabo avuga ntago barinze ubuhamya. Ubuhari n'abantu nagendana nabo, hari umuntu twakicarana ngo dusangire icyayi bambonane nawe. Murabyumvise? Ni imbaraga yitwa kurinda iki? Ko gusengera Foursquare, umusore usengera Foursquare ugomba kuba uri umuntu ufite ubuhamya ku buryo umuntu nakureba avuge ngo runaka asengera runaka. Mu gihe kiri imbere abagerajya bakenera abakozi barajya baza kubaka abashumba. Mushumba yagutanga, yagutangira ubuhamya, yagutangira recommandation, yakohereza ubuhamya bwawe waraburize. Iyo ni imbaraga ya kane. Imbaraga ya gatanu isunika bera mu rugendo ni imbaraga yitwa imbabazi, kubabarira. Matayo 5:7 yaravuze ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazagira bate? Aribo bazazigirirwa. Dufite abantu bafite abantu banze kubabarira. Umuntu akaba ari mu murimo w'Imana kavuga ati runaka nuko byagenda bite ntiyagera iwanjye n'isi yavaho ntago namubabarira. Ugomba kuba mu buzima utunze imbaraga ya gatanu yitwa kugira gute? Kubabarira. Turirimbe turi abanyembabazi, tubwirize turi abanyembabazi, tubyare turi abanyembabazi. Kandi niba hari ikintu gikomeye, niba hari ikintu kirimo kirasenya imiryango, ni akantu kitwa imbabazi. Abantu banze kubabarira. Imbaraga ya gatandatu ya nyuma ni imbaraga yitwa kwihangana. Yakobo 1:12 yaravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Uyu murimo w'Imana turimo uradusaba kwihangana. Utazi kwihangana ntiwaririmba, utazi kwihangana ntiwabwiriza, utazi kwihangana ntiwashumba itorero, utazi kwihangana ntiwamudiyakoni, utazi kwihangana ntiwatunga urugo, utazi kwihangana ntiwarera abana. Iyi ni imbaraga igushoboza
kuba mu rugo ukagira imyaka 30, 40, ugafeta 50, urugo rwawe rutaragira ikibazo, ni uko ubutunzi imbaraga yitwa kugira gute? Kwihangana. Ndasoje. Imbaraga zisunika abera mu rugendo. Vuze zingahe? Vuze zingahe? Iya mbere ni iyihe? Iya kabiri ni iyihe? Iya gatatu ni iyihe? Iya kane ni iyihe? Iya gatanu ni iyihe? Iya gatandatu ni iyihe? Ninde uzujuje? Ninde uzujuje? Ninde uzujuje? Wavuga uti rwose nkurikije uko mbyumvishe ndi umunyamwuka, ndawufite kabisa. Imbaraga yitwa umwuka wera ndayifite. Imbaraga yitwa amasengesho ndumva nyujuje. Imbaraga yitwa kurinda ubuhamya ndumva nyifite. Imbaraga yitwa gusoma ijambo ry'Imana ndumva nyifite. Imbaraga yitwa kubabarira ndumva nyifite. Imbaraga yitwa kwihangana ndumva nyifite. Umuntu wicaye mu iteraniro akumva uko ari 6 rwose azujuje, uwo nguwo twari dukwiye nko kumugurira fanta. Ariko wumva hari yabuze, yaba imwe, yaba 2, zaba 3, ukumva hari izo ukeneye muri izi ngizi, uhaguruke ku birenge byawe, uhagarare, twinginge umushumba wacu n'ubundi aze adufashe, adusengera Imana, atubwirira Imana ngo dukeneye gutunga imbaraga zisunika abera mu rugendo. Mwakomera Imana amashyi menshi cyane, adusabira imbaraga. Nta kindi kiduhagurukije, tugiye kubwira Imana ngo Mana dukeneye imbaraga. Yesu abaho umugisha. Amen. Asante. Reka dukomere Imana amashyi. Abantu bakunda Boniface bazamura ibiganza. Arabafashije. Ubutumwa bworoshe, butarimo gukangata, kandi buri muntu wese yumva. Hari umuntu ubwiriza kabikomeza, ntumenye ngo yavuze iki kandi yabivuze byose. Ariko ibi ngibi wovuga ngo kimwe ndatikinga, 2, 3, kandi ukabigira intego y'umwaka. Allo? Tugiye gusenga. Muje usinga imwihanganira. Ingo nishi zamazwe no kutihangana. Muzamubwira ngo abantu bubatse nibo bagira ibigeregezo bikeya kuruta basenye. Muzubona urugo rwa runaka uzumenya urwawe. Icya kurusha no kwihangana. Mureke kwihangana gusohoze umurimo wako. Mana turagushima. Umwuka wera mu buzima bwacu. Umwuka wera mu mibereho yacu. Umwuka wera umuyobozi, umufasha, umujyanama. Ijambo ryawe Yeremiya aravuga ngo rimaze kuboneka ndarirya. Rimaze kuboneka, amagambo yamaze kuboneka ndayarya. Mana duhe kurya ijambo, dushishe kubera ijambo, tuzibushwe n'ijambo, twuzure ijambo, ribe muri twe ryuzuye, riduhe guhangana n'imiraba yo hanze, riduhe kumenya icyo tuvuga, riyobora ubuzima bwacu. Amasengesho Mana, abantu basengesha ni benshi, ariko abisengera Mwami. Niyo mpamvu uyu mwaka watubwiye ngo ni umwaka w'ibicaniro, amarembo y'ibicaniro. Niba ture igicaniro mu rugo, igicaniro mu kazi, igicaniro buri muntu, igicaniro ku giti cye, igicaniro Mwami. Vuga iki Mwami? Vuga ubuhamya. Bamunesheje kubera ubuhamya bwabo. Hari intambara turwanisha ubuhamya, hari intambara tudatsindisha impano, hari intambara tudatsindisha charisma, hari intambara za character. Data baakuza
akuza imbaraga, umwana akuza imbaraga, umwana agira ubuhamya. Reka itorero rigira abanyabuhamya, bavuge, bagomba kuvuga, bajye babavuga mwami, bavuge ngo mwabonye. Nibutse umunsi uhamiriza Yobu, uravuga ngo wabonye umukozi wanje Yobu, wabonye umukozi wanje Yobu. Reka ijuru riduhamye, reka imiryango iduhamye, reka n'abatatwemera batwemere, kubera yuko twakwemere. Ubuhamya aho dutuye, ubuhamya aho dukorera, ubuhamya aho dukora, ubuhamya mu bo tubana, ubuhamya aho dushumbwe, ubuhamya aho dushumbye, ubuhamya aho duteranira, ubuhamya. Vuga iki mwami? Kubabarira se? Imitima myinshi iraremerewe, irafunze.